noneho amaje kwanga kubyubahiriza nibwo nafashije mu njya ku mudugudu tugirana noneho amasezerano azwi n'ubuyobozi. Hanyuma bemeza ya 20 maje kumubwira yemeye ya 20 aza kumpamagara turavugana ndamubwira rero njyewe ndashaka amafaranga 50,000 ngiye ngashaka icyo gukora hanyuma zira 20 zikaza zimfasha. Tubyumvikanaho neza nta ngorane ambwira ati nzayaguha mu kwezi kwa 9 hagati. Ubwo twabivugaga turi mu matariki y'ukwa 8. Ukwa 9 kurahise ubwo telefone yanjye yahise aziboroka zose sinankamubone naho namubonera akanyikiza agahita boroka iyo nimero, mbese nimero iyo ariyo yose arayiboroka. Nanjye nza kubabara cyane nshaka abaturanyi be ndababwira nibagiye mumbonera bazambwire. Avuye iyo yari yagiye araza umuntu arampamagara ati wa muntu yaje mitanza inje ikintu yankoreye ni igiki. Naramutegereje mbere yuko mutegereza naramwandikiye message kuko zo narazandikaga zikagenda aranyereka ko mbibona ko yayisomye ntiyansubiza ntiyagira gute aza gusohoka mureba ndangije mugenda inyuma ake butarambona maje kumbona ndamubwira aransuhuza ndamwihorera arangije arambwira ngo se ngusigaye utuye ahantu nibyo bibaye ngombwa ndaha umuntu arahatura none se ko telefone yawe nayibuze ntinumvise nta handi nakubonera. Nuko turagenda ndamubwira rero ikibazo nakubwiye ntiwigeze ugikoraho, nakubwiye ko bayansoye mu nzu ntiwabyumvise none mpa amafaranga nigendere. Anyemerera ko ari buyampe ariko akampa igice ikindi akazakima ku cyumweru byabaye ku itariki 2. Ubwo arambwira ati hari ahantu ngiye Kabuga ngiye mu giterane je nimva yo ndaza kukureba. Majije dutandukana ampaye tike ngiye ndategereza umuntu ndaheba bibaye saa 6 z'ijoro ndamuhamagara aranyita barambwira ngo ari kumwe n'umupasteri. Ambwiye gutyo ndakuva ahita ko telefone ahita yihindura nkitabaho mwohereza message ndamubwira njyewe ejo mu gatondo nzazi wawe umpaho kuba kuko sifite aho nerekeza. Niyasubiza niyanyereka ko yanayibonye nanjye ndamwihorera ndajyayo mu gitondo ndongera ndamwandikirana ngo ino tuvugane ntiyaza buba burakeye. Umwana wanjye rero ubwo aho twari ntabwo twari turi kwa Theo twari turi impande ku muturanyi we. Hanyuma umuturanyi we niwe wasohotse arambaza ati se ko umwana arira urashaka nde ko wamyuhagaza. Nibwo namubwiye uwo nshaka aragenda aramureba indi yanga kuza asubirayo yanga kuza. Umugore yaje rero nk'inkonkobotsi yirukanka cyane aravuga ngo yingegera ubundi yaje kunkorera iki mu rugo ngo ubundi ngo niba Kigali ngo yinaniye ngo yasanze nyina. Ubwo noneho ndamwihorera ndamubwira ni we nta kintu nakubaza nta kibazo mfitanye nawe ahubwo genda ubwira umugabo wawe aze tuvugane. Ubwo arakomeza arantuka cyane abaturanyi ubwo niko bagenda baza nibwo umuturanyi we yanzaniye agacyayi n'umugati amerereza umwana mugende kumuha. Umugore we abamfatiye varize arayikuru yayijyanye iwe. Bambwiye umuturanyi ntimurabe mureba mwese nta kintu namugize sinamusanze iwe narindi mu muhanda wa leta. Ubwo arangije umugore aravuga ngo araje nkosoraho mama atankosoye. Ubwo yaje yagarutse yihuta n'urushyi aramushura wa mugabo ahita amufata aramubwira ati ibintu uri gukora sibyo ahubwo wowe n'umugabo wagenda mukemura ikibazo cyane ko wowe ukizi hanyuma umukobwa agende. Ngo ntacyo niganaho n'umugabo ngo kuko
ngo uyu nguyu ntacyo twakwirirwa dukora kuko ntacyo atakoze. Namubwira ati ubu niba ari icyo mwakoze ngenje hano gukora iki? Ubwo varize aza kuyinyima, naje guhamagara kuri polisi baranyumva, baza kumbwira ati ntagenda ataguheshereje varize yawe. Mu gihe turi kuvugana barasohotse, mba nkupiye kuri polisi. Noneho arangije ndamubwira umudamu wawe ampe varize yanjye nigendere. Baragenda arayizana, maje kuyizana turagenda. Yahise yurira moto kuko yari yaje. Arangije aza kumpamagara ati ngaho genda, ati ngiye kukohereza 2,000 ushaka icyo kurya cy'umwana unate gutaha. Ese ndajya hehe ko nakubwiye ikibazo mfite? Ngo buretse ngo turaza kuvugana ngo washize umujinya. Kuva ubwo ntigeze yongera kumpamagara, telefone zanjye zose sinigeze namubasha kuba namubona. Ubwo umupolisi nari nahamagaye yaje kumpamagara mbaza uko byagenze, mubwira ko nta cyahindutse, gusa icyahindutse cyo ari uko varize nayibonye. Ubwo birangije kuri polisi mbaha nimero za Theo, baramuhamagara ababwira ko ngo ikibazo akizi azagikemura ku wa mbere yavuye i Rubavu. Nibwo bampaye ku wa mbere, ndababwira se nyirinzu ndamubwira ngo iki? Nuko ubwo polisi barambwira bati nugera kwa nyirinzu ubaduhe tuvugane, hanyuma tumubwire uko umugabo wawe atubwiye. Ntimurakoze. Ndagenda mubahaye, ababwiye ko amafaranga bazayamuha ku wa mbere. Ku wa mbere bigeze mbona mu gitondo nta gisubizo, bigeze saa 8 nditegura njya kuri polisi kureba uko byagenze. Hanyuma barongera baramuhamagara ababwira ko nyuma y'amasaha 2 ari buyohereze. Ntiyayohereza. Ubwo umupolisi nibwo yambwiye ati ngaho taha rero ugende, amafaranga agiye kuyohereza ku mudugudu ugende uyafateyo. Nibwo rero noneho naje kugira gutaha, amafaranga ntiyayohereza. Bukeye nsubira kuri polisi bampa convocation. Bamaje kuma convocation ntiyitaba, barongera abanyandikira indi ntiyitaba. Aza gufata nimero ya mama ayiha undi muntu, abari uhamagara mama aramubwira ngo nindeke ibyo kujya muri polisi, hanyuma noneho azaza twumvikane. Nibyo kuko naje kubireka. Maje kubireka nta kigeze gihinduka. Ubwo naje kumuhamagara ayanga kunyitaba kuri Tigo, nkoresheje nimero y'ingande yiwe ntiyanyitaba, ahita mboroka na SMS ahita zifunga. Arangije ubwo naje gutira telefone ya WhatsApp, ndamwandikira mwereka muhana amafoto y'uburyo merewe. Ako kanya kizisoma yahise aboroka iyo nimero. Hacamo indi minsi nk'itatu ndongera ndamwandikira ndamubwira kuko kubyo wasabye mama nabigukoreye, ni igiki kiri gutera ibi byose, wamfashirije umwana ukareba ko hari ikindi ngiye nkubaza. Ubwo umugabo ntiyanyumva. Ako kanya nabwo yahise ayiboroka, mbura icyerekezo. Ndongera nza kumwandikira kuri nimero ye nkoresheje yanjye, ntiyansubiza kugeza na n'iyi saha. Ariko ubwo naje kujya mu bunzi bama convocation yabo, hanyuma ushinzwe umutekano yarayijyanye. Umugore ngo yanga kuyifata, avuga ko ngo atazi ahantu umugabo wari, ngo atazi n'igihe azazira, ngo amaze igihe kinini. Ndavuga aba bantu uko biri kose babiziranyeho, njyewe ndabona nkikomeje kurengana. Nibwo rero nabufashe umwanzuro. Yari asanzwe aza, ntago twahuye ubwa mbere ngo avuge ngo ahisa ntera inda. Yanteye inda hashize igihe kinini cyane. Ni ukuvuga ngo umudamu we ntago yaranzi, yamenye aho ntwitiye, hanyuma hari icyo tutumvikanagaho neza, nibwo umugore we yanyemereye. Icyo nifuza nuko yamera umwana uburenganzira bwe
nk'ubwaha abana be bo mu rugo, nk'ubu abana be babayeho neza nta kibazo bafite, bararya mbese babayeho neza nta kibazo bafite, bariga baba mu mashuri meza. Nanjye rero nifuza ko umwana wanjye yazagera urwego rwo kujya ku ishuri ahabwa uburenganzira nk'ubwo abandi bana be abaha. Icyo nifuza cyo ni uko umwana wanjye yahabwa uburenganzira akamfashiriza umwana wanjye ntabeho nabi, akabona icyo kurya, akabona icyo kunywa, akabona icyo yambara, akabona ubwisungane mu kwivuza, ndetse igihe cyazagera cyo kujya ku ishuri nawe agahabwa ibyo umwana agenewe. Nta kindi kintu mwifuzaho, gusa aramutse abikemuye nta kibazo njye mufiteho, nubwo abavuga ngo si icyo gusa mukeneyeho, nta kindi kintu mukeneyeho, ni ukumpera umwana uburenganzira bwe. Ikintu yakoze kikankomeretsa ni uko yambwiye ko ndamutse mushyiriye umwana wanjye yacukuye ibyobo byinshi, yagwamo atagwamo, kunderera ntabwo ari inshingano ze. Ikindi cyabashije kunkomeretsa ni uko yantutse cyane ku itariki 3 z'uku kwa 11 akanankubita. Nicyo kintu cyabashije kumbabaza, kandi abizi neza, ndetse n'umugabo we wabigizemo uruhare kugira ngo ibyo byose bibe. Bombi mbese muri make barambabaje.